Bonne Appétit Your Majesty ni filime y'uruhererekane rwa fantasy comedy. Yerekana uburyo umwami w'igihugu gitekanye ajya kwidagadura mu gikoni, ibintu byose bikamara guhinduka adventure itunguranye. Iyi filime yamenyekanye cyane kubera uburyo yubatse ku visuals, green screen n'imikinire irimo satire. Iyo tuvuze satire ni uburyo mu mikinire y'amafilime babasha kuvuga ku kintu runaka mu buryo bw'urwenya, nicyo twita satire. Abanditsi bashyizeho cyangwa se bashyizeho imvange y'iyi filime twavugamo komedi yo mu rwego rwo hejuru, satire y'ubutegetsi, fantasy yerekana ibikoni n'ibikoresho bibaho nk'abantu. Ibi byose byanditswe hagamijwe gutuma filime iba yoroshye, isekeje, ariko ifite message yuko ubuyobozi bukomeye bushobora gutakaza icyerekezo mu bintu byoroshye. Abakinnyi batoranyijwe muri iyi filime hashingiwe ku bumenyi bwo gukina komedi, ubushobozi bwo gukorana na CGI, kwihuta mu bimenyetso by'ikinamico cyangwa ibyo twitwa gestures, kuko ibikoresho byinshi bifatwa nka characters. Umukinnyi w'umwami yahabwaga imyitozo yo gukoresha reactions nyinshi kubera ko byinshi byongerwagaho ari visual effects. Iyi filime yafatiwe ahantu hameze nka kitchen stage yubatse mu buryo bushobora gukorana na green screen. Ibyombo by'inkingi byabaga arimo props cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi bisa n'ibikoni, naho ibitoki, amasafuriya n'inkono zaga zifite markers zifasha VFX kubyongerera ubuzima. Aha ngiye kubereka uburyo iyi filime ari naho yakomereye cyane. Aha bakoresheje green screen, full backdrop, ibikoresho byakorerwaga kuri ordinateur hakoreshejwe 3D modeling. Hari na motion capture ikoreshwa n'abakinnyi bambaraga costumes zifite dots kugira ngo ibikoresho bibashe kwigana imikorere y'abantu. Uko bayifashe iyi filime bayifashe bakoresheje multi camera setup kugira ngo reactions z'umwami zifatwe neza. Bakoresha ibyo bita tracking shots zikoreshwa mu gukurikira ibikoresho byitwa characters, cyangwa se zikoreshwa mu kugira ngo barebe aba characters uko bihagaze. Aba characters ni abakina nkuru. Hakaza icyo bita close up ku maso y'umwami kugira ngo VFX bashyireho ibikoresho bikoze action bitari bisanzwe. Buri munsi bifataga amasaha menshi kuko buri scene yagombaga kwerekanwa nk'aho ibikoresho biriho koko. Iki nicyo kintu cyatwaye umwanya muremure mw'iyi filime ngiye kubabwira. Harimo ibyombo, amasafuriya n'amasaha byose byahimbaguwe binyuze muri CGI. Animators bashyiragamo expressions, amaso, umunwa, umujinya, gutangara cyane n'ibindi bintu. Mu gutunganya neza bakoresha software nka Blender or Maya, bakoresha icyo bita After Effects or Nuke. Ibi nibyo byatumye filime iboneka nk'irimo umwuka wa realistic fantasy. Ubu igice dukurikiyeho nicyo ijwi ry'ibikoresho ryakozwe n'abakinnyi batandukanye kandi bakoresha ibyo bita sound layering, bakoresha ibyo bita cartoonish sound effects, bakoresha voice pitch adjustment kugira ngo ibyo bikoresho birebeke nk'ibifite ubuzima. Ikindi, editing yakozwe mu buryo bwihuse ariko bufite ubuhanga. Aha twavuga kwihuza kwa live action, gushyiraho na CGI, color grading ituma ikirere cy'igikoni gisa nka magical world, rhythm ya comedy harimo cutting fast, slow depending on joke timing. Iyi filime ishyira imbere igitekerezo cy'uko nubwo ufite ubutegetsi hari igihe ugomba kureka ibintu bikagenda uko bisanzwe. Yakunzwe cyane kubera visual creativity, satire yihishe inyuma y'ubururu, komedi yoroheje ariko ifite ubutumwa. Murakoze, ngiye kubabwira ibintu bitangaje 12 kuri filime ya Bonne Appétit. Nubwo isa nk'ifashwe mu gikoni, hafi ya byose, amasafuriya, ibyombo, ibikoresho byose ni 3D animation kandi byakozwe n'amatsinda menshi atandukanye. Umwami yakinye ashyizwe imbere y'ikirahuri kinini atazi icyo ari gukinira. Abayobozi b'iyi filime babujije abakinnyi kureba kuri screen ngo barebe VFX kugira ngo reaction zabo zibe authentique.
ibyombo byose bifite isano n'imico y'abantu. Animators bashyizemo cyangwa se personalities zidasanzwe, harimo isafuriya ifite umujinya, icupa rifite ubwoba, umuhini ufite arrogance. Ibi byose byari scripted nk'ahari abantu koko. Umukinnyi wa folk yakoresheje motion capture by'umubyinnyi w'icyamamare. Hari umubyinnyi wabigize umwuga wakinnye nk'igikoresho motion capture suite kugira ngo folk igire imigendere n'imivugikire yihariye. Bafashe amajwi ya Dolph Slam ya Jeep bafite bayavanga n'amajwi y'inkono bisanzwe. Uburyo bavanze amajwi ibyo byatangaje benshi. Byabasabaga tracking, sound design, VFX n'imirongo ya comedy timing yakozwe mu buryo bushobora kwifotoza neza kuri green screen kugira ngo light reflection zitabangamira za CGI. Nubwo hari CGI nyinshi, hari ibikoresho bimwe byabanje gukorwa mu buryo bwa plastic, aluminium, flexible foam sculpting, hanyuma bagakoraho VFX ngo byongere realism. Abakinnyi barategurwaga gukora reactions zidasanzwe mu buryo bwa clown acting, mime acting, exaggerated gestures, kubera ko ibikoresho byose atari abantu. Buri cyombo cyari gifite biography. Yavuze biography ni uburyo bandika ngo nyine buri cyombo cyari gifite inkuru yacyo yihariye mu gitabo cy'abategura filime, uko kibaho, imico, ubwoba, uburakari n'ibindi. Ibyo ariko ntibigaragara muri filime. Se n'umwami ari kurya mu gikoni yafashwe inshuro zirenga 36. Bashakaga reaction irimo gutungurwa cyane, gusekwa mu buryo bwa natural cyangwa se mu buryo buri naturel, gukangarana cyane, kuhuriza ibibazo byose hamwe byatwaye umwanya munini. Jewe twabanaga nitwa Dolphe, iyi ngiyi ni Kavur Entertainment. Ndagusaba gukanda subscribe, like, share kugira tuzabe bagezeho n'ibindi bintu bitangaje. Ufite igitekerezo waza hano muri comment. Murakoze.